Bakunzi mwese mudukurikira kuri YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo, aho muherereye hose tubanje kwifuriza umwaka mushya muhire, twifuriza n'amahoro n'imigisha y'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku rugo. Ni insanganyamatsiko ikomeje kugarukaho na benshi mu biganiro hirya no hino, tukaba rero mu ntangiriro z'uyu mwaka twifuje kuganira ku rugo no ku muryango, tureba ubuzima bw'abashakanye. Twazindutse tujya mu kigo cy'abihaye Imana hano Gikondo, aho twasuye padiri tugiye kuganira nawe. Ndagira ngo abanze aramutse abadukurikira mwese n'abazadukurikira kuri YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo. Je muri kumwe ni Joseph Habumukiza, ariko nkuko mwavuze mbivuga ndi kumwe na padiri, ngira ngo abasuhuze kandi anabibwire. Murakoze cyane. Jewe nitwa Padiri Ayabagabo Gaspari, nkaba ndi umupadiri w'umuparotine, umaze imyaka mike cyane, utari wagira imyaka myinshi y'ubusaseredoti, maze imyaka 4 yonyine gusa. Hanyuma nkaba nkorera ubutumwa bwanjye hano i Gikondo, ariko cyane cyane ubutumwa bwanjye mbukorera kuri Centre Saint Vincent Paruti, aho mba ndimo kwita ku bantu baza bayigana, hanyuma nkabafasha mu buryo bushoboka. Kandi nanone ubutumwa navuga ngo mbamo gusa kuko no kuri paruwasi njyayo, naho mbana nabo inshuro nyinshi, nkaba masoma misa, nkakora igitambo cya misa, n'ubundi butumwa bwinshi bugiye bushamikiyeho umuryango wagiye unshinga umuntu atarondora. Rero ndabashimiye kuba mwaje kuganira nanjye, abanshimira n'abazumva kino kiganiro bose, cyane cyane nifuriza imiryango yose umwaka mushya muhire wa 2025. Murakoze cyane Padiri Gaspari Ayabagabo, nkuko amaze kubivuga ni padiri umuparotine, akaba ari umunyarwanda nkuko mubyiyumvira, ikinyarwanda gisobanukiwe neza. Akaba avuka muri paruwasi muri diocese ya Kibungo, muri paruwasi ya Rwamagana, centrale ya Ruramira, ni mu karere ka Kayonza. Akaba yarize amashuri abanza i Ruramira, ayisumbuye yiga igiciro cya mbere akiga muri college Espoir de Kabarondo, n'igiciro cya kabiri akiga muri APK Kabarondo. Yakomeje mu mashuri y'abihaye Imana mu muryango w'iyogezabutumwa Gatolika izwi ku izina ry'abaparutini, aho yize filozofiya mu seminari nkuru ya Goma muri RDC. Hanyuma akomereza teologiya muri Ekima College ni muri Nairobi. Yahawe ubusaseredoti rero kuwa 29 z'ukwa gatanu umwaka 2021, nkuko yabibyibukije. Akaba amaze imyaka 4 yose. Akunda rero nkuko yabyanditse, akunda umuryango kandi akaba atifuza icyahungabanya urukundo rw'abashakanye, kuko ari rwo rwubaka ubumuntu mu bawuvukamo. Ivyo turabisoma byumaze kubabwira rero, bikubiye mu gitabo yanditse, igitabo dufite hano, igitabo cyitwa Ibanga ryo kurambana kw'abashakanye. Akaba ari cyo kitagabo tugiye kuganiraho muri umwanya. Ni igitabo gifite amapaje 120. Urumva rero ko tutakiramburira hano twese ngo tugisomera ahangaha, turagenda tugikomozaho mu rwego rwo kubatera amatsiko kugira ngo muzaze kukishakira. Ariko iby'ingenzi cyane cyane nk'insanganyamatsiko, aho yavanye igitekerezo, ibibazo bikomeye by'ingenzi, inama zikuyemo z'ingenzi, turaziganiraho muri uyu mwanya. Ngira ngo rero twinjiye mu kiganiro nyirizina, kijya kuduhishurira ibikubiye muri ibanga ryo kurambana kw'abashakanye. Nyakubahwa Padiri Gaspari, mwavuze ko mukorera hano ubutumwa muri Centre Saint Vincent Paruti Gikondo. Abahazi kimwe ndetse n'abahabona hano, kaba hazwi nko ni hoteli cyangwa ni centre gusa? Centre Saint Vincent Paruti navuga ngo
ni hoteli dufite inyenyeri ebyiri. Yego. Buriya iyo umuntu yagize inyenyeri ebyiri ntago akiri mu masantere cyangwa se utuntu dutoya, ahubwo n'izina twayise kugira ngo ikomeze ibumbatire ibikorwa byinshi biyibumbiyemo, cyane cyane nk'ingendo nyobokamana. Ntago ari ukwakira abantu gusa ngo baze barye banywe cyangwa se baze bakoreye amanama, ahubwo dukunda no gukora ingendo nyobokamana tugafasha abantu kubashyira muri izo ngendo, ndetse tukabafasha kuzijyamo, tukabanabaherekeza kugeza igihe bavuye hano aho bari bunyure hose, ari abagenda n'amaguru, ari abagenda n'imodoka, tukabaherekeza tukabajyana i Kibeho, hanyuma bakongera bakagaruka. Urumva rero ni santere, ubundi niko tukunda kuyita, yakagombye kuba yitwa ni santere Seven Saparoti, ariko yita no kuri pelerinage, ifite ishami ryo gukora ingendo nyobokamana. Ubwo navuga ngo ubwo dufite inyenyeri twakitwa na hoteli. None rero nka padiri ukora muri hoteli Seven Saparoti, mukaba mwaragize igitekerezo cyo kwandika ibanga ryo kubana, ryo kurambana kw'abashakanye. Umuntu yakibaza niba muri iyi santere harimo ishami rishinzwe umuryango cyangwa ingo. Kugira ngo nandike ibanga ryo kurambana kw'abashakanye, navuga ngo wenda ntago bituruka 100% muri santere Seven Saparoti, ahubwo bifite imvano, kuko buriya guhera natangira kwiga filozofiya, njya gukora, navuga ngo ni nk'aho ari icyo bita nk'aho nayita teze, cyangwa se twabyitaga ngo ni travaux de fin de cycle. Icyo gihe nakoze ku muryango, nanditse ku icyo nise ngo ni la famille de la pensée de Jean Paul II. Nashakaga kwerekana uburyo Papa Yohani Paul wa kabiri yatekereje ku muryango, ndetse awandikaho ibintu byinshi cyane, numva biranshimishije, nanjye ntangira ubwo ngubwo numva nakita ku muryango. Nanjye niyo mpamvu nashoje icyiciro cya filozofiya nanditse kuri icyo nakita la pensée de Jean Paul II, cyangwa se ibitekerezo bya Yohani Paul wa kabiri Papa ku muryango. Nanjye ngerageza kubikora, aho niho byavuye. Ariko si ibyo gusa, kuko no aho mbarizwa mu muryango w'abaparotine dufite ishami navuga ryita ku muryango, ari naho ndimo gukora teolojiya. Nakundaga kuza gukorera amastage yanjye, ni ukuvuga icyo gihe twari dufite icyo twitaga ngo ni babyitaga ni PSF, cyangwa se yego, cyangwa se icyo bita ngo ni ishami rishinzwe famiye ariko ry'abaparoti. Ubu ngubu navuga ngo barabihinduye, babyita ngo ni service parotin pour la famille. Ariko byanze bikunze ni famiye iracyarimo, uko twabyita byose. Niyo mpamvu nanjye nagize igitekerezo cyo gukomeza nkavuga ngo ibintu nakuye aho ngaho bwa mbere nkabijyana muri stage zanjye niga teolojiya, nyuma kuki ntabibyaza umusaruro, ko dufite navuga ngo ni nk'aho ari ONG mu minsi mike izaba yitwa ONG yita ku muryango, ifite ubushobozi bwo kuba yakita ku muryango ku bantu batarashakana, aba bana ikabaherekeza, ndetse n'abamaze gusaza ikaba yakomeza kubaherekeza. Niyo mpamvu rero nahise nanjye numva nakifuza kwandika icyatuma abantu babana kugeza ku rupfu, atari ugutandukana uko biboneye. Muranabivuga aho mu buzima, mu nyandiko igaragaza ubuzima bwanyu, muvuga ngo umwanditsi avuga ko Padiri Gaspard akunda umuryango, kandi akaba atifuza icyahungabanya urukundo rw'abashakanye, ukunda umuryango. None rero mushyize hanze igitabo ibanga ryo kurambana kw'abashakanye. Ikibazo cy'amatsiko cyangwa se yagira ngo mudufundurire agaseke muri rusange, ibanga ryo kurambana kw'abashakanye, ese imbarutso yo kubiha umutwe cyangwa se insanganyamatsiko kurambana kw'abashakanye byaturutse hehe? Niko mwabonye muri sosiyete nyarwanda, mu muryango nyarwanda, hari ikibazo cy'uko abashakanye batakirambana? Murakoze cyane.
ibanga ryo kurambana kw'abashakanye nabonye muri iki gihe ibintu bitacyoroshye. Abantu barabana ariko ingo nyinshi usanga zirimo guhihibikanira gutandukana. Byahise binjyana mu kujya gutekereza ubundi mu bikorwa byacu bya buri munsi hari ibanga kugira ngo ibintu bigende neza. Buri wese ashyiramo akabanga kugira ngo umuntu akore neza, ibintu bigende neza. Hari ibanga umuntu akoresha. Niba ndimo kwiga kugira ngo nsinde, hari ibanga nkoresha. Niba ndimo gukora kugira ngo ibintu byanjye bigende neza, hari akabanga burya nkoresha kugira ngo mbashe kugera ku byo ndimo kwifuza. Aho rero niho navuze nti buriya nta kantu kaba kaburamo k'akabanga imiryango idakoresha, ariko gashobora kububakira kugera igihe barambaniye imyaka y'ubuzima bwabo bwose. Ako kabanga rero niko nagiye gushaka, nanjye iryo banga ndaribona, hanyuma ndishyira hanze. Uyu munsi rikaba ryagiye hanze, ntabwo rikiri ibanga, ariko rizaba ibanga ku bantu barimo kurikoresha. Ntabwo rizaba ibanga ku batarikoresha. Ubwo niyo mpamvu nanjye nifuje ko akantu cyangwa se igitabo contribution yanjye natanga yaba nibura igaragaza ka kantu ryabanga abantu babana bashobora gukoresha hanyuma bakarambana. Ibyo biragaragara kuko bishobora kuba ari ingingo ibafashe cyane ku mutima, kuko ni nayo mwabimbuyeho mu iriburiro ryanyu mujya muti ingo nyinshi turibasoma ku rupapuro rwa 11. Ingo nyinshi muri iki gihe zugarijwe n'ibibazo by'ingutu, cyane cyane iby'ubutane bwa hato na hato urushaho kwiyongera mu muryango nyarwanda ndetse n'ahandi ku isi. Nkumva rero ari ikibazo mushobora kuba mwaricaye ko kumwekatekerezaho mukagira naho musanga hari ibanga twafata nk'umuti w'ibyo bibazo byugarije umuryango nyarwanda. None nagira ngo mudufashe mbere yo kugera ku ibanga ryo kurambana, muduhe ishusho rusange uko mwasanze mbere yo kugera kuri uwo muti kwibanga ryo kurambana. Mutugaragarize ishusho rusange muri make uko mubona umuryango nyarwanda. Ikibazo gihari. Murakoze cyane. Ubundi iyo turebye neza dusanga wenda turaza kuza kubibona mu bindi bice biri bukurikireho, ibituma nibura abantu bashobora kuba batekereza kuba batandukana. Birahari byinshi. Ni nayo mpamvu navuze ko hano muri iki gitabo ngira ngo nkuko mumaze kubivuga ko hari ibibazo byinshi byugariza umuryango, atari gusa mu Rwanda ahubwo ku isi hose. Ibyo bituruka ku byo turi buze kubona mu kanya, bituruka ku mico ngengamyitwarire rimwe na rimwe ituruka hanze, yamaze kugera mu bo hanze bo barabyumvise, byamaze kubakoraho bo, ndetse ku bana rimwe na rimwe nta kintu bikimaze. Abantu basigaye ubona ko nta kintu bibabwiye. Ubwo ndi kuvuga nko mu bihugu byo hanze, aho bamaje gufata ya mico ngengamyitwarire mishyashya bakayigira ubuzima. Yahise igira ikibazo gikomeye cyane ku muryango, aho ubona ko bigaragarira amaso y'abantu ko abantu batakubana nta kintu bikimaze kugeza abantu barambanye. Ibyo rero natwe nibyo byaje kugera mu gihugu cyacu. Ntago natwe tuba hanze y'isi, bishobora kuba biri mu gihugu cyacu byaragezemo, ya mico ikaba irimo gutera bya bindi byose bihihibikanyiriza abantu za gatanya za hato na hato. Ni naho muri buze gusanga ahantu nashyize ko usanga abantu barimo babana ku manywa, ukaba wabatumira famiye cyangwa se umuryango runaka bakaza, ukabona bari mu guseka, ariko bataha nimugoroba umwe akararukwe n'undi akararukwe. Ubwo rero ntago ari umuryango. Ibyo kandi birahari n'ahangaha iwacu umuntu yabishaka akabibona. Cyangwa se ukumva abantu ukabona bararirwa bishima, bagakora, bakagira gute nijoro. Nibyo ni mu Kinyarwanda turimo kuvuga ngo zirara zishya bwacya zikazima. Aho ngabo ni bakeya bakibasha kwihanganira bya bindi, zirazima mu gitondo, ariko hari abandi noneho mu gitondo zikongoka zigashya burundu neza neza, ugasanga noneho baratandukanye burundu. Ibyo rero navuga ngo ni ibibazo biri mu muryango kandi bigaragarira amaso yacu, tudashobora kugira ahantu duhungira, ahubwo twashaka ibanga ryo kubikemura. Ubwo ari naryo turi buze kugeraho mu kanya.
turajya kugeraho mu kanya ariko ntabwo nkuko nabivuze badukurikiye ntabwo byoroshye kuganira ku gitabo cy'amapaji 200 mu mwanya dufite ngo tugisoreze ahangaha ariko tugenda dukomoza ku ngingo zimwe na zimwe zikomeye zadufasha gusobanukirwa n'ikibazo cy'ubutane bw'abashakanye ariko iki gitabo kikaba kigiye kuduhishurira ibanga ryo kurambana kwabo. Mu ntangiriro y'igitabo muragira muti mu ishakiro mwahisemo umutwe guhitamo uwo muzarwubakana. Tuzi ko guhitamo umuntu ahitamo icyiza cyane ntibahitamo ikibi. Tukategeza no gushinga urugo ujya gushinga urugo abashakanye baba bishimanye mu gihe cyo kurambagizanya cyane baba bishimanye. Umuntu yavuga ate kuko guhitamo uwo mwashakanye nyuma mukajya gutandukana kandi waramuhisemo mubona byaba biterwa n'iki? Kuki urwo rukundo rujyaho rukagenda ruyoyoka rukajya aho abashakanye batakirebana batakivuze nk'uko zikarara zishya kandi baragendaga ahubwo batifuza ko bucya? Murakoze cyane. Buriya guhitamo uwo muzabana navuga ngo biri mu ibanga bishobora gutuma urugo ruramba. Reka wenda mpere mu gihe cya kera, niba mubizi neza ababyeyi bacu 98% barabanaga bakarinda basazana. Suko hatari ibibazo byo byahozeho, ahubwo nge ubwo ikibazo ndaza kuza kukigarura ku bantu navuga ngo bubu ngubu ndimo kubabaza ikibazo gikomeye ariko kiranoroshye wenda kuko bashobora kunsubiza, abazatwumva bakadusubiza impamvu. Kera nta muhungu cyangwa umukobwa wabaga afite uburenganzira bwo guhitamo uwo bazabana, ndetse inshuro nyinshi wasanga ari ababyeyi babo bagiye bakarambagizanya, no kuvuga imiryango ikarambagizanya, kabagiye mfite umukobwa none akabati mfite umuhungu, yewe bakazagenda bakakora imihango yose, umuhungu bakamuhekera bakamuzanira umukobwa. Nta hantu bahuriye, gusa imiryango yabaga iziranye, papa w'umuhungu papa w'umukobwa baziranye, ndetse na ba nyirasenge inshuro nyinshi babaga bazi ya miryango na wa muntu bifuza kaza, ariko umuhungu inshuro nyinshi ntago yabigiragamo uruhare rugaragara cyane, ko iyo umubyeyi we yabonaga akuze ari bwo yavugaga ngo mwana wanjye rero ndabona noneho hari ukuntu byagenda, ugasanga byose ni nk'aho ari umubyeyi urimo kubimukorera, akanamutekerereza, rimwe na rimwe bakamuzanira n'umugeni atarazi, kandi bakazabana bakanarambana bakamarana imyaka myinshi. Ntago ngiye mu kuvuga ukuntu imihango y'uko yagendaga ikurikirana, ariko ubu ngubu ngira ngo nk'uko tubizi, nta muntu n'umwe ushaka umuntu atahisemo, na cyane ko ababyeyi nta ruhare bakigiramo mu guhitiramo abana. Ariko ibyo ngibyo tubisanga no mu gatabo ko tujya twigishirizamo abantu b'abageni bifuza bagiye kubana, yuko bakagombye kuba barahitanyemo, nta muntu wakagombye kumuhitiramo. Umuranga we ntago tumubuza, ntiyabura, ariko uruhare rw'umuhungu n'umukobwa 100% mu guhitamo ubu ngubu navuga ngo ruremewe kandi rurakoreshwa. Aho ngaho none nkaza kuza kuvuga ngo ubwo kera bakuzaniraga umuntu mutari muziranye, umuntu ababyeyi bari bazi ariko utamuzi kandi mukabana 100%, ubu turihitiramo tugakora n'ibindi navuga ngo byiyongereye ku mihango y'ubukwe, nko gutera ivi bura ntago byahozeho. Gutera ivi hari bride shower, bride shower ntago byahozeho. Bira byose ni byagiye byiyongera mu mihango y'ubukwe, ariko ubu ngubu ubona ko bigaragaza ko abantu baziranye, ko nge namenye umuntu, umuhungu yamenye umukobwa, umukobwa arabyemera ko baziranye, yemera ya mpeta, bagatera ivi, hanyuma bakavuga ngo urugendo ruratangiye, reka tugende tujye kubana, bakazabana. Ariko bigatangaza igihe ejo bazavuga ngo ntago tugikundana. Noneho nkibaza niba umuntu afite uburenganzira bwo kwihitiramo ubu ngubu, kubera iki noneho kubana 100% bidakunda? Niyo mpamvu wenda guhitamo naje kuvuga ko ari ibanga navuga ngo rikomeye, turaza kuza kurya no mu buryo duhitamo. Dushobora kujya guhitamo mu bantu twiganye, ushobora buno hano basigaye bahurira kuri Facebook,
ku ikoranabuhanga nk'uko ndibuze wenda kubisubiramo hari ahantu turibuze kuvuga ku ikoranabuhanga wenda uburyo ririmo kugenda rigira ingaruka, navuga ngo rifite ingaruka nziza ku muryango, ariko kandi hari n'ingaruka zitari nziza rigenda rigira ku muryango, harimo nko guhitamo ko abashakanye. Niba mpitiyemo umuntu kuri Facebook ntago nzi imico ye, kera bahitagamo umuntu muturanye uzi ko aryama, uzi uko abyuka, ukamenya nyine imico n'imyifatire y'umuryango we, ariko ubu ngubu ushobora guhitamo umuntu utazi ahantu aba, mukazajya kumenyana nyuma cyane. Ni naho nkeka ko gutandukana byoroshye, kuko kubonana biroroshye mutaziranye, hanyuma nkeka ko no gutandukana bishobora koroha kubera iyo mpamvu. Niyo mpamvu abantu turi bubuze kubashishikariza nibura ko bafata umwanya wabo bagahitamo neza, kandi bagahitamo ntago tuvuga ngo umuntu ahitemo umuntu runaka, ahubwo agahitamo umuryango. Rimwe na rimwe ntahitemo umuntu wenyine gusa, kuko umuntu umwe rukumbi ndabona bizajya bigorana, ahubwo umuhungu n'umukobwa bahitemo imiryango, barambagiza imiryango nka kera, bizabafasha cyane kurenza kurambagiza umuntu ku giti cye. Ubukwe bukazaba umubyeyi atazi iwabo mu kazana cyangwa iwabo w'umukwe, bakazahura gusa ku munsi w'ubukwe. Nagira ngo wenda dushishikariza abantu barambagiza imiryango, mu gihe cyo guhitamo bahitemo imiryango, bizabafasha. Guhitamo imiryango bizabafasha. Umuntu aho ngani naho hari ikibazo nanone, nyakwa padiri, sinzi na mwagisesengura ko namwe murimo kukibaza. Ni gute mu gihe cya kera abashakanye babaga batagize uruhare runini mu guhitamo abo bazashaka, bakabana nyuma yo gushyingirwa, bakabana bakarambana. None ubu aho abasore n'inkumi bagira uruhare mu kwihitiramo, mu kurebana, mu kurambagizanya, umubano wabo nturambe. Aho ngaho niho tubona inzitizi, ikibazo, ipfundo ry'ikibazo. Sinzi na muri gitabo mwarabisesenguye kuki. Niyo mpamvu nabivuze cyane kandi nabikomojeho, abantu nibagaragaza aho bazabana kandi babereke imiryango, none imiryango imenyane. Bora nicyo kintu abantu ba kera baturusha, nuko bashakaga mu muryango, ntago bashakaga umuntu. Wasangaga abantu imiryango ibana yaranywanye igihango, bafitanye rwa rukundo rukomeye cyane, noneho muri rwa rukundo bafitanye bagashaka kurugeza no mu bazabakomokaho. Bityo noneho rwa rukundo bafitanye wasangaga abana babana, bakazabana kubera rwa rukundo rw'ababyeyi. Njyewe narifashe njya kurambagiza kwa runaka, kwa runaka dufitanye umubano, uwo muryango ndawuzi, ntago ari abahemu, ntago ari abaki, hariya ndahazi. Niho hantu navuze ngo abantu baze kuzajya ntago mvuga tunashatse kuvuga ngo dufate umuntu umwe ku giti cye hanyuma tugende turambagiza, ahubwo muri uko kurambagizanya, muri uko kumenyana, imiryango nimenyane mbere y'uko ubukwe buba, kurenza ko ya miryango izamenyana ubukwe burimo kuba cyangwa se bwararangiye. Icyo gihe ya miryango nikundana n'abana bazakundana. Twe turi kugendera ku rukundo rwacu twenyine inshuro nyinshi. Ngewe nakunze umukobwa, nakunze umuhungu, ariko imiryango rimwe na rimwe tugashakana itanabishaka, imiryango itabishaka. Nubwo imiryango itakagombye kutubera imbogamizi, hari ahantu wenda ndibuze kuza gusaba n'imiryango, hari ahantu naho nabasabye ko bazajya bafasha abana kubana kurenza gutandukana, ntibivange mu buzima bwabo, wenda ndaza kuza kubivugaho. Ariko nibura muri uko kumenyana, muri uko gutera ivi, muri uko gukora bya bindi byose, imiryango nibanze nayo ibyinjiremo, yumve ko niba abana ntibakundana ubwabo, ahubwo bakundane nk'umuryango. Imiryango ibiri nikundana, ntago abana bizabananira kubana. Niho abantu ba kera baturushiriza imbaraga, nuko imiryango yabanzaga ubwayo igakundana kurenza ko abana babanzaga gukundana. Noneho abana bakumara kubona urukundo rw'imiryango, nabo bikabafasha muri rwa rukundo rwabo, bashobora gukundana. Nyakubahwa, icyo kirasobanutse, ndumva koko gisobanutse. Umuntu yakubyibazaho, ariko niba koko umubano w'abashakanye, ibyo bita mariage, atari umubano gusa w'umugabo n'umugore, atari umuhungu n'umukobwa, ahubwo ari wa mubano uje guhuza imiryango, ibyo bizafasha wa mugani no gusigasira abashakanye, abana bashakanye, igihe bagize itubazo,
imiryango ihure nk'imiryango ishaka gukemura hamwe ikibazo aho kugira ngo abana aribo bitemura ikibazo kandi n'ubunararibonye nta burimo. Aho ngaho ndumva ikibazo umuntu yashobora kwibaza wa mugani ukuntu abakera babanaga naryo nibanga bakabana ari imiryango ihuye atari abantu bahuye. Ni nayo mpamvu ibibazo byabo byakemukaga buriya niba mubibona neza ntago umugore yabyukaga mu gitondo ngavuge ngo ngiye iwacu yabanzaga kujya kubwira kwa ise w'umuhungu ati nyamara mfite ikibazo iki n'iki. Umusaza yarazaga iyi nama ikabada akabanza akababwira ngo aha n'aha ntago rwose ibi n'ibi akabanza akabibabwira bakumva inama z'umusaza bakongera bakabana. Rimwe na rimwe byakanga noneho ya miryango yose ikabanza igaterana. Ariko ubu ngubu niho urimo kubona ko dufite intege nkeya nuko kugira ngo twiyambaze ya miryango tuvukamo duhita twiyambaza urukiko. Ugasanga abo twasimbutse hari ikintu kinini cyane kandi cyangombwa twasimbutse kurenza kubanza kugitangiriraho hanyuma tukabona gukora ibindi. Ndabona nyuma yo guhitamo rero muzagubakana wakomeje ingingo ya kabiri umutwe wa kabiri uragira uti urukundo nyuma yo kurahirira ku bana. Urukundo nyuma yo kurahirira ku bana. Yego. Ese hari urukundo mu gihe cyo guhitamo n'urukundo rwa nyuma yo kurahirana ku bana, izo nkundo zombi zaba zitandukanye? Ubundi urukundo ntabwo ruba rutandukanye cyane. Ubundi iyo umuntu wamukunze uba wamukunze haba mu ntangiriro cyangwa se hagati ndetse no mu iherezo urukundo ruba ari urukundo. Turaza kuza gukomeza kubibona imbere aho biri urwo rukundo nyarukundo abantu bagomba gukundana n'uruhi. Ariko ikintu ndashatse kuvuga nuko iyo umuntu amaze gushyingiranwa na mugenzi we hari inshingano zihindura bimwe na bimwe mu buzima bwabo. Icyo nashatse kugaragaza cyane buriya hariya nashatse kuvuga ko abantu bagiye kubana baraje babyare kandi umenye ko umwe yabagukwe umukobwa yabagukwe umuhungu yabagukwe. Umukobwa yari afite inshuti ze umuhungu afite inshuti ze. Umuhungu yashobora gutaha saa sita z'ijoro umukobwa we agataha saa yine rekano yo kuvuga saa munani kuko hari abazigeze. Ariko ubwo biba bihindutse noneho ubuzima burahindutse. Buri wese agiye gukorana na mugenzi we kandi noneho babane. Rimwe na rimwe kwa kundi twari tumenyereye ibyacu hari igihe tudahuza ari nayo mpamvu urukundo nyuma y'abashakanye hari igihe rudakomeza kuba rose nk'ukuntu barutekerezaga. Nabwo ndi kuvuga ngo rukomeze rube rwiza nk'ukuntu wa mugeni yateruye wa mugabo yateruye umugeni we barimo kwifotoza ku munsi w'ubukwe. Rura n'urukundo umuntu wese niyo arimo kumureba mu maso abona rundi muntu atari wa wundi wo bari basanzwe bamaranye iminsi barimo kurambagizanya. Urwo rukundo yari afite muterura kwa kundi rimwe na rimwe ruragabanuka. Harimo abazajya mu buryo bwa biology bavuge ko iyo umugore yamaze kubyara urukundo rugabanuka ku mugabo kubera ko aba afite abana agomba kwitaho. Ibyo ni mu buryo bw'amasiyanse ariko nabwo umuntu yashobora kuvuga ngo ibyo nta n'ikintu biba bitwaye kuko ni ukuva kuri kimwe ujya ku kindi kandi byose ni mu rugo. Ariko gihe buri kintu nashatse kugaragaza cyane nuko urukundo rushobora gukomeza kwiyongera cyangwa se rwa rukundo bari bafite rukagabanuka bitewe n'ibintu birimo kuba mu rugo rwabo n'ukuntu babayeho. Mwaterewe kuri iyo ngingo kuri iyo mutwe mwaterewe mugira muti muca umugani bati baca umugani ngo ibishashagirana byose ntabwo biba ari zahabu. Ubwo mwashaka kuvuga ko urwo rukundo rwa mbere bakimenyana na nyuma yo kurahirana atari urukundo rufashe? Ruba ari urukundo navuga ngo rurafashe ariko buri mpamvu navuze ngo ibishashagirana byose ntago biba ari zahabu. Hari igihe umuntu ashyira mu mutwe yo ko ubungubu ko dukundana ubungubu ariko bizakomeza. Ariko kandi burya hagati mu rukundo nk'uko abanyarwanda bakunda kubivuga ntazibana zidakomanya amahembe. Noneho hari igihe ya mahembe akomana rero mo hagati aho kugira ngo duhihibikanire kuvuga ngo reka turi ukuntu tubigenza ahubwo bagahihibikanira kuyakura. Ari byo navuga ngo gutandukana. Bya bindi rero navuga ngo bizamo hagati aho muri uwo mubano abantu bamaze kubana. Ariko wenda tunavuge ko ari nabwo abantu bamenyana bihagije kuko gufata umwanya umuhungu akamenya umukobwa 100%
ntabwo namenya umuhungu ntabwo ashobora kumenya ko umukobwa ataha saa 5 z'ijoro, ntabwo azabimubwira. Nta nubwo umuhungu azabwira umukobwa ko ataha saa 10 za mu gitondo, ahubwo bazajya bakomeza barambagizanye. Ibiri navuga ngo ibitari byiza ku muntu ntabwo agerageza kubyereka mugenzi we, ariko umunsi babanye bya bindi byose byaba ari byiza ndetse n'ibibi, uko byagenda kose birigaragaza. Aho rero niho urugo rutangirira kuba urugo, bakavuga ngo ibi ngibi nubwo bwose mbibonye ntabwo ndi bubyemera, ariko ndabyakiriye, ibi ngibi ndabyakiriye, ibi ngibi ndabyakiriye ko twamaze kubana. Aho rero iyo abantu batahujije, niyo mpamvu navuze ngo ntabwo bya bintu by'umuntu abona byose ko ari 100% ari urukundo, hari igihe bigera mu rugo ntibibe bikiri 100% ku rukundo, ahubwo bigahinduka navuga ngo hafu 50% 50%, kwa ko namaze kumenya ibiri negatifu cyangwa se bitagenda neza kuri wowe, nanjye nka n'undi akamenya itagenda neza kuri mugenzi we. Aho ngaho niho umuntu yakagombye kuvuga ngo noneho tugiye guhuriza hamwe. Niyo mpamvu nashatse kwerekana rwa rukundo nyuma yo gushakana hari igihe ruhinduka. Iyo ruhindutse hakurikiraho iki? Iyo ruhindutse hakurikiraho iki umuntu yabyibazaho, ariko nk'uko umutwe w'igitabo cyanyu bivuga, ibanga ryo kurambana kw'abashakanye iyo ruhindutse ntabwo barambana. Iyo ruhindutse ntabwo barambana. Tukaba turimo gushakisha rero iryo banga kugira ngo urwo rukundo umusore n'inkumi baba bafitanye mbere yo kurushinga rukomeze rurambe, rukomeze rusugire na nyuma yo kubana. Niryo banga turimo kugerageza gusesengura no gushakisha, ariko ntabwo gushakisha no gusogongera nk'uko mwebwe mwararibonye, ahubwo kugira ngo turisangize n'abadukurikira twese. Ari udukuru mwagiye mutanga muri igitabo twinshi cyane. Tudukuru tugamije iki? Ese ni udukuru tw'ibintu byabayeho, ni udukuru mwihimbiye, ni udukuru two kuryoshya igitabo, abazasoma igitabo cyanyu, tudukuru muri rusange tugamije iki? Murakoze cyane. Ngewe maze igihe wenda navuga ngo ndimo gutura igitambo cy'Ukaristiya, ariko narerebye nsanga iyo umuntu mu gihe cyo kwigisha agize akantu k'agakuru atanga, ka kantu karafatwa cyane na buri wese akagatahana, kurenza ko umuntu ari bugenda akazana paji 10 za Bibiliya na teolojiya hanyuma akazigisha. Nabonye ari ikintu gikomeye cyane, haba ari ku bana, haba ari ku bantu bakuru. Udutekerezo nabonye ari two batahana cyane kurenza inyigisho. Maze kubona ibyo rero naravuze ngo mu gitabo nshobora kwandika nzashyiramo udutekerezo tujye tuguma mu mitwe y'abantu, cyane ko tuvuze byinshi. Hari utwo nagerageje guhimba, ariko harimo n'utundi twari dusanzwe duhimbye nagiye nkura ahantu, ariko nkadutanisha n'ibyo nanditse, hanyuma nkatugaragaza nk'utwadufasha kugira ngo tukomeze muri uru rugendo rwo kubaka urugo mu buryo bwo kurambana. Ubwo rero harimo utwo nagiye mpimba, ariko harimo n'utwo nagiye nkura ahantu, ariko nizera ko tuzafasha abantu bakadusigarana cyane kurenza ko batabona umwanya wo gusoma igitabo cyose. Ariko usomye agakuru hari ikintu asigarana kurenza gusoma igitabo cyose. Nagira ngo rero abantu bafata igitabo mu buryo bw'inkuru, kuko inkuru iroroha cyane kuyifata kurenza gufata ibyanditse cyane, abantu bakabura n'umwanya wo kubisoma. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bavandimwe mudukurikira, iki gitabo ibanga ryo kurambana kw'abashakanye ni igitabo gikomeye ibitekerezo padiri yagiye yandika akurikije ibibazo bibera ku muryango, mu ngo no mu miryango hirya no hino. Nk'uko amaze kwivuga rero, ibitekerezo bye kugira ngo bizaje bitugumamo cyangwa se inkuru zituryohere, yagiye asobekamo n'utundi dukuru turyoshye. Ubwo muhamagariwe kuzashaka igitabo kugira ngo mwumve udukuru, n'udukuru ariko dufasha kugira ngo umubano w'abashakanye usugire, usagambe, ndetse banarambane. Dukomeje tutakomeje ku nkuru, wenda tuvuga ku bya bindi bya ngingo mwagiye mugaragaza zisenya umuryango. Hari aho mwagize, ubwo ni ku cyiciro cya 4, ku mutwe wa 4 uti inkomatanyabukungu, intandaro y'imico mishya ngengamyitwarire ku isi n'ingaruka zaryo ku muryango. Iyo jambo inkomatanyabukungu
kugira ngo abazasoma igitabo bazashobore kubijyanisha mu mujyi umwe n'insanganyamatsiko y'ibanga ryo kubarambana kw'abashakanye. Inkomatanyabukungu mwadusobanurira muri make icyo bishatse kuvuga ni iki, ese ingaruka rifite ku muryango ni irihe muri make? Murakoze cyane. Ikomatanyabukungu nashatse kuvuga, ndatekereza ari uburyo bw'ikinyarwanda twashatse guhindura mu byo dusanzwe twita mu cyongereza globalization cyangwa se mu gifaransa tukabyita mondialisation. Hanyuma nongeraho ko ari intandaro y'imico mishya ngengamyitwarire ku isi, ndetse ikaba ifite ingaruka ku muryango, atari umuryango nyarwanda gusa ahubwo ku muryango muri rusange. Muri iyo navuga ngo mu ikomatanyabukungu rero cyangwa se globalization tubonamo ibintu byinshi cyane, harimo ikoranabuhanga. Ibyo narivuzeho, ikoranabuhanga ikintu ritumarira, icyo ridufasha ndetse n'icyo twakora. Hanyuma hakaza ndetse indi mico yindi tugenda dufata uko itari ndetse n'uko abantu batayigennye, cyane cyane uwo navuga ugezweho ubu ngubu ni uburinganire, ibyo twebwe twita uburinganire. Bwo wenda ndaza kuza kubisobanura muri iryo komatanyabukungu, kandi nkaza kuza kongera kugaruka ku cyo bita gukuramo inda ku bushake, ibintu byo bita avorutema. Mugira ngo murabizi ko ari ibintu bireze cyane ku isi na cyane no mu Rwanda birahari. Hari icyo Kiliziya bivuzeho, hari icyo amategeko y'u Rwanda agena kuri icyo kintu. Ibyo nabyo biri muri ya mico iri mu ikomatanyabukungu cyangwa se globalization, imico igenda ituruka hanze iza kugira ngo tuyemere. Hakaba ndetse navuga ngo uburyo bwo guteganya imbyaro. Navuze guteganya imbyaro, ariko hari abavuga kuringaniza. Ntago nifuje kuvuga kuringaniza kubera ko nta burenganzira dufite bwo kuringaniza. Imana hari ukuntu buriya yabikoze, ishyira gahunda yayo mu muryango, hari uburyo yabikozemo. Niyo mpamvu ikintu twakagombye gukora twateganya, ariko ntabwo twaringaniza, kuko turaziteganya, kuko hari igihe ushobora no kubiteganya nturubone. Iyo ni uguteganya, turaziteganya, duteganya urubyaro. Waringaniza si ikintu utari bubone, hari abatazibona. Reka twe tuvuge ko ari uguteganya, hanyuma kandi tukaza kuvuga ku kintu cyeze cyo bita ubutinganyi. Ubutinganyi ni ibintu byeze cyane, mujya mubona amabendera bayazamuye. Abantu urabona ko harimo abafite, ngewe hari umuntu tujya duhura ubirimo 100%, wahoze ari umuhungu, ubu ni umukobwa. Turahura, turaziranye, twarakoranye cyane aho nakoraga mbere. Ubwo nkavuga ngo iyo mico harimo ubwo butinganyi. Murabona hari undi muco abantu barimo gutinya kuvuga, ariko nawo urimo kuza. Abakobwa bavuga ngo gese nzashaka ntazahura n'ibibazo, akiyemeza kujya gushaka umuntu, akaba yamutera inda ariko akabaho wenyine, yakumva ko yihagije 100%. Ubwo ntago ari urugo, ntago twabigena mu rugo. Nibwo bwose birimo gukorwa, abantu kubikora ku bushake, ariko ntago ari urugo. N'indi mico navuga yindi igenda iza, ariko iy'ingenzi navuga ko ari iyo ngiyo. Iyo mico rero niyo nashyize muri iryo komatanyabukungu kugira ngo twumve ingaruka ishobora kuba yagira ku muryango wacu, ndetse umuntu aramutse akoze bimwe na bimwe twagiye tuvuga hano mu gitabo, bikaba byamubera ibanga ryo kubaka, akazarinda. Nk'uko hari umusaza bita Buzizi waryaga aririmba akavuga ngo urukundo mama ni rwiza cyane, yaba rwarambaga disi ntirushire. Bo rero ntago rwashira baramutse bumvise ibintu turimo kugenda tuvuga ahangaha. Murakoze cyane abadukurikiye. Iki gitabo chapitre ya 4 ivuga ku ikomatanyabukungu irasobanura neza ibibazo biterwa nko kumira bunguri, imico tuvoma ahandi. Ubwo rero duhamagariwe kujya dusesengura, mbe tukajora, tukavukuramo icyiza, tukareka kumira bunguri ibonetse byose ngo niko biturutse hanze. Ubwo abazagira umwanya wo gusoma igitabo ibanga ryo kurambana kw'abashakanye, nabashishikariza rwose kuzasoma igitabo, kuko chapitre nayo uwo mutwe ubivugaho ku buryo burambuye. Tugikomeza rero, nyakubahwa padiri,
tugiye rero mu cyiciro cya gatanu, umutwe wa gatanu, imvano y'ibibazo ingo zihura nabyo. Ahangaha niho ruzingiye, ngira ngo niho ruzingiye mbere yo kwerekana umuti, yo kuvuga ati umuti ndawuvuguse ukerekana n'ibibazo. Ahangaha niho umuntu yavuga ruzingiye, imvano y'ibibazo ingo zihura nabyo. Sinzi niba wabivuga muri make, ni ukudusogongeza nabyo. Murakoze cyane. Ahangaha rero niho navuga ngo hagiye kuzamo kiliziya. Kiliziya ahangaha ndetse n'indi miryango ishobora kuba iherekeza abashakanye hano cyangwa se abifuza gushakana, hano niho igiye kuzamo. Ahangaha imvano y'ibibazo ingo zihura nabyo, nashatse kuvuga ari uburyo abantu bifuza gushakana baherekezwa, ni gute bategurwa, ni gute bagera ku isakaramento. Cya gihe bamara barimo kwiga, bya byumweru bamara biga, hakagombye kubaho uburyo buhamye bwo kubaherekeza koko mu buryo buhamye. Ahangaha ndimo kugerageza kuzatanga wenda igitekerezo cy'uko ari amezi 6 yo ku Communauté de l'Emmanuel yashyizeho, ari amezi 6 buriya ashobora kugira ikintu afasha. Ahangaha ndi kuvuga cyane cyane, tuvuga urugero nko ku muntu ushaka kwiha Imana. Umuntu ushaka kwiha Imana ategurwa igihe gihagije kandi kirekire. Ni umuhamagaro. Hanyuma umuntu ugiye gushinga urugo agategurwa amezi 2, kandi nawo ni umuhamagaro. Ngira ngo mujya mugerageza kubona hari abantu bari mu nshingano zituma umugore ashobora kwiga akigira hano aho bishoboka, umugabo akigira ahari yabishoboye, kuko hari n'igihe byashoboka ko atakuzuza za nyigisho kandi akazagira gutya ukabona arasezeranye. Aha rero ndimo gusaba abantu bifuza kubana, zira nyigisho niba tutazumva 100% ngo tuzige, rimwe na rimwe bizatugora, kuko ntago ari iz'ubusa gusa. Niba umuntu utekereza kwiha Imana agenda akicara hasi akiga kandi ari umuhamagaro, nabo nibura ntago tubabwira ngo biga imyaka nk'iyabihaye Imana, ariko cya gihe bahabwa cyo kuba bakitegura bagikoresheje neza. Muri ubu buryo navuze ngo kudategura neza abagiye kurushinga ni kimwe mu bibazo ingo zishobora guhura nazo, kuko ntago biteguye neza, za nyigisho bazigiyemo cyangwa se ntago bazigiyemo 100% ngo bazumve bumve, navuga ngo uruhare zizagira ku buzima bwabo bw'ejo hazaza. Bo bakabifata nkaho ari passage, ari igihe cyo kugira ngo banyuremo gusa, hanyuma bigerere ku cyo bashaka kugeraho. Icyo gihe kugira ngo babane, bazabana, ariko bazabana za nyigisho z'ingenzi zibanza batazumvishe, bityo bishobora kugira ingaruka zitari nziza. Mukanya twavuze tureba uko mu gihe cyo hambere abantu bashakanaga, umugabo n'umugore bahujwe n'imiryango yabo, ariko sinzi niba baragiraga umwanya wo kubategura. Twagereranya n'inyigisho kiliziya itanga muri iki gutegurwa kwabagaho cyane. Ngira ngo niba mujya mubyibuka umukobwa bamwoherezaga kwa nyirasenge, nyirasenge akamutegura. Ubundi uko byagendaga, nta izindi nyigisho zabagaho zindi, ariko nyirasenge w'umukobwa yabaga afite uruhare rwo gutegura wa mukobwa, kandi akazagenda yaramaze kumuha inyigisho nyinshi. Ntago ndi bujye muri izo nyigisho, ariko barazibahaga. Ba nyirasenge w'umuntu bagiraga uruhare rukomeye cyane mu gutegura wa mukobwa wabo. Hanyuma umuhungu yategurwaga na ba nyirarume, cyangwa se rimwe na rimwe ise akaba yaramuhaye uburyo agomba kuzarwubaka. Naho ndi kuvuga ku babyeyi babaga ari ababyeyi beza bateganyiriza abana babo ejo hazaza nyine. Wasangaga umuhungu ise yagombaga kumukoresha imirimo, ya mirimo yamara kuyigeraho 100%, kandi ise yabikoraga ku bushake, ise akaba ari bwo abona gufata umwanzuro wo kujya kumushakira umugeni. No kuvuga ngo ya formation yabaga yarayiciyemo, ise amaze kubona ko koko wa muntu agomba kuba umugabo, akabona kujya kumushakira umukobwa. Aho navuga ngo nubwo bwose nta nyigisho zari zihari ziteguye, ariko zarabaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho ndemanya namwe. Noneho ikibazo twakebira hehe, niba amezi 6 ese n'umubare w'inyigisho zikenewe cyangwa ni ibiri muri zo nyigisho? Burya ngo utabizi yicwa no kutabimenya.
muri iki gihe ntabwo tukigira umwanya wo kwicara mu rugo. Ubwo ndi kuvuga urubyiruko twebwe ubwacu ntabwo dufite umwanya wo kwicara mu rugo, ntabwo tugifite umwanya wo kwegera ababyeyi ngo batwigishe. Turimo turizera inyigisho cyangwa se ibyo twasomye mu bitabo n'ibyo twize mu mashuri, ariko ntabwo turimo kujya kuvoma ku babyeyi bacu za ndangagaciro ziranga urugo, za zindi zishobora kutwubakira 100%. Niyo mpamvu navuga ngo ababishobora bajye bagerageza no kwigira ku babyeyi babo. Hanyuma izindi nyigisho ni izateganyijwe. Ngira ngo murabizi ko abantu bagiye gusezerana mu murenge nabo babanza kubigisha, barabanza bakabigisha, bakabahugurira, babereka amategeko y'ibijyanye n'ibyo bagiye gusezerana. Ngira ngo basezerana uburyo butandukanye, kuba bavanga umutungo, bawuvangura, kuvanga umuhahano n'ibindi byinshi biri muri ayo mategeko. None bakabereka n'ingaruka bishobora kubageraho mu gihe biramutse bibaye ngombwa. Aho rero niho natwe kiliziya iziramo, kuko ngira ngo mu ntangiriro wenda hari ahantu nanditsemo ko burya mu Rwanda dukora navuga ngo ubukwe gatatu. Burya n'ubukwe butatu dukora twebwe. Turanza tugakora ubukwe buri culturel, kuko tugomba gusaba, tugakwa, ababyeyi bagavuza impundu, inka ikagenda, tugacanira, ba nyirasenge w'umuntu bakamutanga, ba musaza w'umuntu bakaza kumufata bakamukura mu nzu. Ubwo n'ubukwe bwa Kinyarwanda navuga ngo buri culturel. Hanyuma tukajya mu murenge, buriya ni mariage civile, nuvuga ngo n'uburyo bundi bwo gusezerana mu buryo navuga ngo buri mu mategeko ya leta. Hanyuma tukajya n'imbere y'Imana, ubwo navuga ngo tuba tugiye gukora uburyo navuga ngo ni mariage imwe ariko ikubiyemo mariage 3 kandi z'ingenzi, kuko rimwe na rimwe zose zitugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Utarakoye nta jambo agira kwa nyirabukwe, kugira ngo murabizi, cyangwa kwa sebukwe. Ariko kandi utarakoze ubukwe mu murenge nawe amategeko, hari ijambo atashobora kugira buriya imbere y'amategeko. Hanyuma kandi no mu kiliziya imbere y'Imana, nabundi udakoze ubukwe imbere y'Imana, ngira ngo murabizi ko hari uruhare atagira ku masakaramentu amwe n'amwe. Ubwo no mu buryo bwo kugira ngo tube abakristo buzuye kandi bari mu rugo rukristo, tugomba kuba twujuje ibyo byose. Niho navugaga ko ubwo buryo bwo gusezerana uko ari butatu bwose butugiraho ingaruka zimwe cyangwa izindi, ariko kandi bukadufasha mu buryo bwo kwitegura, mu kumva ko umubano w'abashakanye ni umubano utari umubano usanzwe, ahubwo ni umubano ugomba kubaho ndetse ukaba wahoraho igihe cyose, ukaramba mpaka igihe abantu basazanye. Nyakubahwa Padiri, yewe nta wasoma igitabo cyose ngo akirangize, ariko reka tugushe turase ku ngingo noneho isa naho ibumbatiye cyangwa ijyanye n'inyito y'igitabo cyanyu. Turase ku mutwe wa 7. Yego. Inzaratsi waha umufasha wawe mukarambana. Kubona nk'umusaseredoti mukomoza ku ijambo inzaratsi. Mwemera inzaratsi zisanzwe mu muco wa Kinyarwanda, mu mvugo isanzwe ya Kinyarwanda, inzaratsi murazemera? Murakoze cyane. Reka wenda aho ngaho mbanze masobanure impamvu navuze inzaratsi. Harimo abari buvuge ngo wenda ngo nuko ndi w'Ikibungo, wenda kubera ko nkomoka Ikibungo bakavuga ati buriya wasanga inzaratsi buriya ariko naziziho cyane. Ndaje buriya mba nshiremo muri makeya uburyo bw'inzaratsi nashatse kwandika ubwo ari bwo. Inzaratsi ni izihe nzaratsi waha uwo mwashakanye kugira ngo muzarambane? Ni izihe? Yewe naje kureba nsanga buryo havutse ibibazo mu rugo, abarwubatse bashakira ibisubizo ahantu hatandukanye. Muri aho hatandukanye harimo no kujya gushaka izo nzaratsi. Inzaratsi rero bikaba byari navuga ngo harimo ababyita inzaratsi, ariko hari abavuga ngo ni ibihuniko. Byashoboraga kuba ari ibintu umuntu yaha umuntu wo babana akaba yakomeza kumukunda cyane, niko jye mbyita, kuko ni nako byari bimeze. Ndaza kuba hano urugero wenda rw'ibyo bamaze byo bakora ariko bidafite ikintu bimaze, ahubwo baze kuza kunywa izange ziraza kuza kubakiza. Hanyuma ibyo bintu arabibyita ibihuniko. Nukuvuga washoboraga kuba niba umugabo yarwanaga
ugakora bya bintu baguhaye, umugabo agahita ahinduka intama nyine mu rugo, ibyo bikitwa ibihuniko cyangwa se inzaratsi mu bundi buryo. Hanyuma mukabana neza mu mahoro, ukamutegeka, undi kuvuga cyane cyane ku bagore, agategeka umugabo ko yishakiye kubera ko yamaze kumukorera bya bindi. Hari uwo najyaga mbona bagaburiraga imikunde, bavuga ngo iyo umuntu ngo hari igiti cyo bita umukunde, igiti gitanga rwose n'imbuto zifite utubabi, ibyo bibabi barabifataga bakabiteka mu mushogoro, hanyuma bakabiha umugabo nyine ngo kugira ngo ngakunde imikunde. Nawe urumva nyine izina ririvugira nyine. Niba wenda byarakundaga ntabwo mbizi, ariko ibyo najyaga mbibona, hari ahantu nigeze kubibona, hanyuma mbibajije barambwira ati buriya nyine aba yamushyiriyemo ukuntu. Ariko njye nkibaza, si iyo mikunde hari ikintu yagira ikimarira abantu? Noneho hari abandi bajya kubishaka rero. Harimo ibitekerezo hano byinshi, wenda hari aho biri bugere nze kuza gukubitamo agatekerezo kamwe kavuga ku bintu runaka, ariko harimo bajya kubishaka noneho bamara kugenda bakabaha kugira babahe noneho bya bindi bishobora gutuma bumvikana, cyangwa se umuyoboro uko wishakiye, ahubwo bakamuha ibimwica. Hari uwigeze kugenda arabizana amaze kubizana amubwira ko amushyirira munsi y'umusego, ashyira munsi y'umusego nuko ntiyakanguka, biba birarangiye. Ni ukuvuga ngo muri uko gushaka noneho kubana neza, akumva ko ashaka kumucisha make akamuca imbaraga, hanyuma bakabana neza, bikaviramo rwa rupfu. Ngenda avuga ngo kuki noneho tutashaka izindi nzaratsi zitica, zidahunika, ahubwo zishobora kugira ikintu zatanga mu rugo kandi abantu bakabana neza bakanarambana. Izo nzaratsi rero nizo tugira ngo dukomozeho noneho kugira ngo turamire imiryango, turamire ingo zirimo gusenyuka hato na hato zitamaze kabiri. Inzaratsi nyirisitu twavuga, inzaratsi nyirisitu cyane rwose. Inzaratsi nyirisitu zafasha ingo kurambana, abashakanye kurambana. Ahangaha rero ndagira ngo nze kuza kubabwira ko njyewe inzaratsi nashatse kuvuga ntabwo ari inzaratsi mu buryo bw'ibyatsi cyangwa se ibiti n'ibindi. Njyewe inzaratsi nashatse kuvuga ni uburyo bw'inshingano. Ni ukuvuga mu rugo umuntu wese aramutse akoze inshingano ze uko bikwiriye, urugo rwabaho neza. Ahubwo ikibazo kibaho nuko tugenda tukibagiza inshingano nyazo, hanyuma byarangiza bikagira gute, ugasanga bigenze gute, urugo rurapfuye. Reka ahangaha wenda bivuge mu buryo bw'agatekerezo, nibwo abantu bari buze kuza kubyumva. Hari umuntu w'umugore washatse, ashaka umugabo, amaze kumushaka, noneho aragenda ageze muri rwa rugo. Urumva kwa kundi nahoze mvuga ukuntu abantu barambagizanya bakabana, bamaze kubana rero, nyuma noneho yo kubana, kwa kundi navuze mu mutwe wa kabiri, nyuma yo kubana kwa bashakanye n'ibiki bibaho. Nyuma yo kubana noneho wa mugore aragenda, abona ibintu ntago birimo kugenda, niko nge nabyita, abona ibintu ntago birimo kugenda. Noneho mu mbaraga nke z'abagore aragenda abwira nyina, ati mama rwose umugabo wanjye ntanyitayeho, ntamvugisha, nta kintu nkorera, rwose ndakwinginze mbabarira, noneho ugire gute umfashe, umuburozi igihe umwice birangire ariko aveho. Umukecuru rero, burya abakecuru ni abantu beza cyane, ubwo harimo ibintu mba nasimbutse bazagenda basome bumve. Umukecuru burya abakecuru ni abantu beza cyane. Umukecuru aramureba ati rero mwana wanjye ndaguha uburozi, turanamwica turamukuraho rwose, ariko hari ikintu cya mbere ngiye kubanza kugusaba. Ndagusaba ikintu kimwe gusa, ndagusaba ko guhera uyu munsi, kugira ngo batazatumenya ko ari twe twamwishe cyangwa se bakanadukeka, ndagira ngo guhera uyu munsi, umunsi w'ubukwe ntuwibuka? Ati ndawibuka. Ntabwo mwateruranaga? Yego. Ntimwajyaga muri salo, mwaba muvuye muri salo mugiye kuryama umwe agaterura undi? Yego. Genda uyu guhera uyu munsi, nava ku kazi umukuremo inkweto n'ikote, wishyire hariya, umwoza ibirenge, umushakira amazi ashyushye, umuhe ibiryo byiza, umwiteho, naza umuhobere, umuhe akabizu nkuko abantu babivuga. Hanyuma nibirangiza dore ngaka agafu nguhaye, kagafu uzajya ugashyira mu biryo nimugoroba, hanyuma kazagenda kamwica buhoro buhoro kugeza igihe azapfira nta muntu duketse, kandi abantu bose babona mwakundanaga neza cyane. Umugore afata agafu aragenda, kajya kaminjira nimugoroba, atangira kumukuramo inkweto, akamuterura, akamugira gute, akamusomagura. Rwa rukundo rurabyuka. Yibuka yuko
arimo kumuha uburozi. Nibwo rero yafashe umwanzuro wo kugaruka kwa mama, aramubwira ati rero ndakwinginze mpa ikintu cyahagarika uburozi umugabo wanjye adapfa. Nyina rero kwa kundi yari yabikuza abizi araseka cyane, noneho aravuga ati wiseka, umugabo wanjye agiye gupfa kandi ubu ndi kumukunda cyane, arankunda cyane, bimeze neza, nta kibazo dufite mu rugo. Ati rwose ndakwinginze mbabarira umpe ibintu byahagarika buriya burozi. Ubwo nyina rero aramubwira ati buriya ikintu nakoze nta kintu ari bubi, naguhaye agafu k'imyumbati, buriya kari agafu nta kintu kamutwara n'imyumbati, atabwo uburozi bubi bwari buri muri wowe, muri wowe ntabwo wamukunze, ntabwo wigeze umwemera kuva mwashakana, ahubwo ntabwo wigeze wumva ko ari umugabo wawe. Ubu rero umaze kubona ko ari umugabo wawe, ubu nibwo urukundo ruje, genda nta kintu uzaba. Inzara sindimo kuvuga rero ni uburyo bw'inshingano, ntabwo ari uburyo bwo kujya gushaka ibyatsi cyangwa se ibindi bintu hamababa nk'uko abantu bayagendana. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Genda kuvuga inzaratsi mu buryo bw'inshingano, inshingano z'umugabo aramutse azikoze neza, inshingano z'umugore aramutse azikoze neza, bakundana kandi bakarambana neza, nta zindi nzaratsi bakenera zivuye hanze. Murakoze cyane. Bashakanye mukomeje kudukurikirana, mwumvise inzaratsi buri wese ashobora guha mugenzi we kugira ngo urukundo rwanyu rurambane. Iyo nkuru muzayisanga ku rupapuro rw'164 kugeza ku 167 muri aka gatabo ibanga ryo kurambana kw'abashakanye. Ni igitabo mushobora kubona aho tujya kubabwira. Ngira ngo n'iyo nkuru irasa naho idupfundurira agaseke k'ibanga ryo kurambana kw'abashakanye, kuko ni imwe mu nkuru yadufasha cyangwa idusobanurira wa mugani ko hari uburyo abashakanye bashobora kubana kandi urukundo rugakomeza. Duhuje imvugo zisanzwe hano hanze n'ibikubiye muri iki gitabo, hari imvugo igira iti uruvuze umugore ruvuga umuhoro. Muri ya banga ryo kurambana, ese no mu nshingano mwavuze n'ugaburinganire mwakomojeho, iyi mvugo yo aho ntiyaba imwe mu ntandaro ituma imiryango imwe n'imwe itarama? Uruvuze umugore ruvuga umuhoro. Ngira ngo murabizi ko mu migani ya Kinyarwanda, buriya mu Kinyarwanda habamo imigani myinshi, ariko rimwe na rimwe harimo n'iyigenda ugasanga yivuguruje. Mu Kinyarwanda irahari rwose yivuguruza. Buriya ntiyago byagutangaza ugiye ahandi ugasanga barimo kukwereka cyangwa se hari umugani uvuga ko umugore ari mutima w'urugo, ugasanga nyine bavuze ibindi bitandukanye na bya bindi, ariko suko bya bindi biba bidafite akantu k'ibanga nabyo bashakiye kubivuga, ahubwo nuko buri kintu icyo ari cyose kigira igisobanuro ahantu ho kiri, aho kirimo gukorerwa. Niyo mpamvu rero navuga ngo ntago uwo mugani ubundi twakagombye kuwukoresha mu rugo. Niho hari ahantu navuze ku bijyanye n'uburyo inshingano zigomba gukorwa mu rugo. Ntago nashatse kuvuga ko umugore yafata umwanya w'umugabo. Ku nshingano nagiye mbitandukanye cyane kugira ngo buri wese amenye uruhare rwe. Pawulo Mutagatifu niwe ubivuga neza, abivuga neza cyane Pawulo Mutagatifu, kubera ko ashaka kugaragaza kiliziya nko Yezu Kristu. Kiliziya na Yezu Kristu ni tuvuge ni kwa kundi umugabo n'umugore basezerana. Ni byo biza noneho tukavuga ngo Pawulo Mutagatifu akavuga ko umugabo agomba kuba umutwe, hanyuma urugo umugore nawe akagerageza kuba yakubaha. Niryo jambo Pawulo Mutagatifu avuga, kubaha umugabo, hanyuma umugabo nawe akagerageza gukunda
umugore we. Niko Pawulo mutagatifu abidusaba, ntabwo ari kubusa gusa. Ni ukuvuga ngo umugabo ubundi ni umutwe w'urugo, nta muntu wabihakana. Guhera kera, keretse wenda umuntu ashatse kujya gufata ya mico ngengamyitwarire akayishyira mu buzima bwacu, ariko adashaka ko tubaho, ahubwo ashaka ko dutandukana. Kuko nayo hari uburyo bwiza bwo kuyikoresha kandi abantu bakabana neza. Ni ukuvuga ngo umugore afite uruhare rwe, akavuga kandi rikumvikana. Ni ukuvuga ngo mu buzima bw'urugo ntabwo umugore agomba guceceka, hari uruhare agomba kugiramo. Ariko kandi umugabo agomba kumenya ibikenewe byose by'urugo. Nk'uko ndimo mbivuga, ni ukuvuga ngo buri wese afite inshingano ndakuka mu rugo cyangwa se mu muryango. Yaba ari umugabo, yaba ari umugore, hari inshingano ndakuka buri wese afite kandi agomba gukoresha neza. Niyo mpamvu rero kuba umugore afite icyo yavuga mu muryango cyangwa se mu rugo rwe, ni uburenganzira bwe. Ntabwo ari uko ruba rwavuze umuhoro cyangwa se rushaka kuvuga umuhoro, ahubwo ni uburenganzira bw'umugore kuvuga cyangwa se gutanga kontribisiyo ye kugira ngo urugo rugende neza. Ni hahandi ho ndibuze gusaba abantu b'abagabo bamwe bashaka abagore bakababwira ngo reka akazi ugume mu rugo, ntabwo bura rugufasha umuryango. Ahubwo umugore nawe urimo kugenda agahembwa ayo mafaranga, niyo yaba 1,000 cyangwa 2,000, akayazana akayakoresha mu rugo, yiyumva nk'umuntu ufite akamaro cyane mu rugo kurenza kumwiriza umwicaje mu rugo kugira ngo uzamutunge nk'aho ari cyo cyamuzanye we adashobora kwitunga. Ni ukuvuga ngo uruhare rw'umugore rugomba kugaragara mu rugo, atari uko byacitse, ahubwo ari uko ari inshingano ze zo kugira ngo urugo rugende neza. Inshuti mukomeje kudukurikira, turimo kuganira ku gitabo Ibanga ryo kurambana kw'abashakanye, igitabo cyanditswe na Padiri Abagabo Gaspard. Ni igitabo gikubiyemo ibibazo binyuranye byugarije ingo, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi, aho tubona impfu hagati y'abakwicana hagati y'abashakanye, ubutane bwa hato na hato, kutumvikana, umwuka mubi ujya no ku rubyaro rwabo. Turimo kureshakisha rero uburyo, ni ikiganiro kigamije gushakisha uburyo abashakanye barushaho gukomeza kubana neza, kibahishurira ibikubiye muri igitabo Ibanga ryo kurambana kw'abashakanye. Turimo kugana ku musozo, ariko muri uyu mwanya tumaze kuzenguruka ku bibazo bitandukanye byugarije ingo. Tugira ngo tubaze Padiri muri rusange, mu myaka 4 mumaze mu busaseredoti, mwibuka ingo mumaze gusezeranya? Murakoze cyane. Ntabwo nazibuka umubare, ariko ni nyinshi. Kubera ko ubutumwa bwanjye nabutangiriye Kibeho, nakundaga kujya muri paruwase cyane, nubwo twakoraga imirimo yacu kuri sanctuaire, ariko jye nakoraga mu buryo nashoboraga kuba nafasha paruwase cyane inshuro nyinshi. Bityo rero navuga ngo isakaramentu ryo gushyingirwa nageragezaga kubikora inshuro nyinshi, noneho kugera hano muri Kigali, ndetse n'abagenda badutumira mu miryango hirya no hino, abo tuziranye badusaba kugenda tubafasha, ariko ndatekereza zishobora kuba zirenga 20. Ndumva zaba zirenga, kuko ntago iyo myaka naba mbigezeho kubera n'inshingano nkora ntago zinyemerera kubikora inshuro nyinshi, keretse iyo bibaye par occasion cyangwa se bibaye ngombwa, ariko zirarenga 20. Ndumva zaragezeho. Muri izo ngo 20 cyangwa zigera kuri 20 cyangwa zirengaho gato, haba hari urugo cyangwa ingo muzi zifite ibibazo byaba byarageze ku butane cyangwa ku bibazo byugarije ingo muri rusange nk'uko mwabivuze mu gitabo cyanyu? Nta na rumwe ruragera ku butane, ariko wenda harimo izifite utubazo tundi tuganisha ku butane, ariko ngira amahirwe iyo atari ukuvuga ngo wenda nahamagawe njye gutanga isakaramentu hanyuma nitahire, akaba ari ukuvuga ngo ni abantu tuziranye ngiye hanyuma nka bahagararira muri iryo sakaramentu, cyane cyane ko abashyingiwe ari bo baryiha, twe tukaba abagabo babihamya. Icyo gihe bakomeza kungisha inama. Harimo abo nkomeje kujya nkorana nabo iminsi mikuru y'amaniversary yabo, isabukuru,
y'igihe bamaze bashinze urugo, amasabukuru y'abana, kuko inshuro nyinshi abo dukunda kuganira mbabwira ko utwo tuntu dutoya turi mu bintu bishobora kugarura uburyohe mu rugo rw'abashakanye. Ibyo nkagira ngo mbibashishikarize abantu babubatse, abantu babana, bajye bibuka gukora iminsi mikuru y'isabukuru y'amavuko y'umugabo cyangwa y'umugore, amavuko y'abana, igihe baba barasezeraniye, igihe bahawe isakaramentu ryo gushyingirwa, ibintu bajye bibuka kubikora, kandi ni umuti nawo. Biri mu bimwe ndimo kuvuga by'umuti. Hanyuma kandi bakibuka gukora utundi tuntu tw'iminsi mikuru, cyane cyane nk'igihe baboneye amadiplome. Biriya bintu bigarura uburyohe, cyane cyane iyo bafashe umwanya wabo bakava mu rugo bakabikorera ahantu runaka, bigarura uburyohe. Urukundo ruragaruka, kuko bijya muri ya shusho y'igihe bakoreye ubukwe, bikunze kugarukamo cyane muri iyo shusho, hanyuma ugasanga birongeye bigaruye uburyohe mu bantu. Byo ndimo kuvuga ubwo n'indi minsi mikuru yabishamikiyeho kuri iyo ngiyo bashobora kuba bakora. Bashobora gukora umunsi mukuru w'ababyeyi babo, bashobora gukora yubire, bashobora gukora utwo tuntu tw'iminsi mikuru, natwo tugarura uburyohe mu rugo rw'abashakanye. Niyo mpamvu ndimo kubibashishikariza. Murakoze nyakubahwa Padiri. Mu bibazo kandi mwagaragaje muri agatabo, mwavuze ikibazo cy'urubyiruko, abasore inkumi badashaka, tubihuje n'imvugo iriho kuri iki gihe ngo gushaka ni ukwizirikaho igisasu. Ese mwabwira iki urwo rubyiruko rutekereza gutyo, cyangwa se abandi bantu baba baca intege bavuga gutyo, bakurije imvugo nk'iyo ngiyo? Murakoze cyane. Imvugo zo zabaye nyinshi. Harimo n'uherutse kumbwira ngo umugore mubi arutwa na radiyo. Ngaho kugira ngo rwose atunge umugore mubi yagura radiyo akayishyira mu nzu. Ubwo imvugo zabaye nyinshi zigaragaza ko gushaka harimo imbogamizi nyinshi, ndetse rimwe na rimwe bakaba batabyifuza muri iki gihe. Aho rero ndagira ngo wenda nze kuza kubwira urubyiruko ko ubundi gushaka ni umushinga nk'uwundi wose. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite umusore wumva, cyangwa se inkumi yumva ifite ubwoba bwo kuba yafata umwanya we igatekereza kuri uwo mushinga, ni ukuvuga ngo uwo muntu nta n'ikindi kintu yakwimarira. Bishatse kuvuga iki? Nta n'amafaranga azatunga. Ibi ngibi ndi kubivuga mbihamya, kubera ko umuntu urimo kubivuga ntabwo bishingiye gusa ku kuba atamushaka. Hari impamvu ituma yihishe inyuma, ituma abivuga adashaka kugaragaza. Kuko niba iyo umuntu avutse agerageza kumva ko hari ikintu azaba cyo. Muzabaze n'abana, umwana iyo umufashe ukamubaza ngo uzaba iki, ahita akubwira ngo nzaba umusirikare, undi akakubwira, umwe w'umuhereza akakubwira ngo nzaba padiri, undi azakubwira ngo nzaba perezida. Ibyo ni ibyifuzo biba biri mu bantu, kandi bigaragaza icyo bifuza kuzaba cyo. None rero umuntu w'umusore cyangwa se w'inkumi wumva atifuza kuba yakubaka urugo, hari impamvu irimo kubimutera, bityo agashaka kurukerensa. Niko mbyita, abashaka kurukerensa, agashyiraho ibyo bintu ngo ntago ashaka kwiteranya, ngo urugo ngo ingo ntizigishoboka. Ingo zirashoboka cyane, turaza kuza gusoza tubivuga neza. Ingo, kubaka urugo rukahama rukarema, birashoboka cyane. Ahubwo bo nibave mu bintu barimo. Uwo muntu uzasanga ari mu nzoga, urubyiruko arahembwa ariko ntabwo azahana amafaranga ajya. Umuntu nyawe uhembwa akizigama, uwo muntu agira imishinga. Muri iyo mishinga n'urugo ruzamo. Umuntu uzasanga arimo guhembwa akararamo akageza saa 10, ukwezi kukarangira ari mu ideni, ukundi kukasoza ari mu ideni, nta rugitekerezo azagira cyo kuza kubaka urugo. Ahubwo abo bantu barimo kubivuga, reka twe kubyita iby'urubyiruko rwose, ahubwo tuvuge ko bafite impamvu barimo kubivuga, kandi iyo mpamvu rimwe na rimwe ituruka kuri bo. Kuko umuntu ukora akizigama, byanze bikunze afite ishusho nziza yo kubaka urugo mu minsi izaza. Abo ngabo bafata n'imyanzuro, ni babandi turimo gusezeranya ku buri wa gatandatu n'indi minsi. Abo ngo nubwo hari abananiwe gufata imyanzuro, ariko hari abandi barimo gufata imyanzuro. Ni ikigaragaza ko ruri kubaka urugo bishoboka, usibye ko umuntu ashobora kugira izindi cyangwa se urundi rwitwazo, akaba yagaragaza ko umugore mubi wenda kugira azagira urugo rubi, aho kugira ngo azagire umugore mubi, kugira azagira umugabo mubi, agahitamo gukora ibindi, ariko atari uko yanze kumugira, ahubwo hari izindi mpamvu arimo guheraho twebwe tutazi, kuko twe tuzi ko umuntu abyawe agakura
atagiye kwiha Imana cyangwa ngo agire impanuka, ntekereza ko ikindi cyaba gikurikiyeho ari ukuba yakubaka. Kuba adafite uwo mushinga, rimwe na rimwe tugomba kujya muri izo nzira tukamenya ngo uyu muntu kuki adafite uyu mushinga wo kubaka kandi abo bangana barawugize waranashobotse. Icyo gihe hari impamvu bwite ziba ziri ku muntu, bityo mu gushaka gukerensa cya gikorwa akagiha amazina akoresheje imigani imigenurano. Urugo ni ishuri, kandi koko hari umuhanzi wabivuze nubwo ntibuka izina rye, ariko nawe yagaragaje ko urugo ari ishuri. Ahangaha ndagira ngo tubyemeranweho natwe ubwacu tubivuge ko urugo ni ishuri, ariko ni ishuri ridafite mwarimu uzaguhagarara imbere. Mwarimu ni ubuzima. Ubuzima burakwigisha. Buri ishuri ry'imiryango cyangwa se ry'urugo ni ubuzima. Niyo mpamvu bavuga ngo niwanga kwiga isi izakwigisha, niko abantu bakunda kuvuga. Ariko bo nta mwarimu bafite imbere yabo, mwarimu bafite ni urugo rwabo, ni ubuzima bwabo. Uwo mwarimu rero ahangaha ndagira ngo tuze kuvugana ko kandi tubyemeranyeho ko uwo mwarimu ubundi akunda gutsindisha abanyeshuri. Ariko imyitwarire y'abanyeshuri niyo ituma bashobora gutsindwa. Aho ngaho ndumva ari uburyo bwiza bwo kuba twakinjiranamo, uburyo buri navuga ngo bwa gikristo bwo kumva ko urugo kurwubaka, kurutangira, navuga ngo buri wese ashobora kurutangira. Ariko urugo ni ishuri, ubuzima ni mwarimu. Abanyeshuri bari mu rugo rero imyitwarire yabo ishobora kuba yatuma batsinda cyangwa batsindwa. Ahangaha niho ndi buvuge nkabwira abantu babana ko nubwo ari ishuri, mu ishuri abantu bakaba batsindwa abandi bagatsinda, ariko nagira ngo mbabwire ko umwarimu ni umwe. Ahangaha umwarimu ni umwe kuri iryo shuri. Buri wese winjiye muri iryo shuri umwarimu ni umwe, ni ubuzima. Ahubwo imyitwarire yacu twebwe abanyeshuri imeze gute kugira ngo tubashe gutsinda? Kuko umunyeshuri ukunda gusiba ishuri ntago yatsinda. Umunyeshuri ukunda kurira ikigo agasimbuka agasohoka, gutsinda biramugora. Umunyeshuri uryama agasinzira ntajye muri etide, gutsinda bizamugora. Niyo mpamvu rero birasaba kugira ngo utsinde muri iri shuri ry'urugo, birasaba ko buri wese akanguka agakora inshingano ze nk'uko nabivuze. Buri wese akumva ko hari inshingano zimureba, akazishyira ku murongo, hanyuma agakora cyane. Ntihagire ubusinzira, ntihagire ubusimbuka urugo. Hari abazisimbuka nyine. Ubwo ntabwo nashatse kubivuga. Biri muri chapitre ya 2 cyangwa se mutwe wa 2 aho nagaragaje ibisenya ingo. Ko gusimbuka rero nabyo birimo, ari byo bita guca inyuma uwo mwashakanye, gusimbuka cyangwa se n'ibindi byinshi navuze muri uwo mutwe wa 2. Nashyizeho umutwe uvuga ngo ibisenya ingo z'abashakanye, birimo gufuha, kugira gute. Ibyo byose ni ibigaragaza ko mu rugo kugira ijambo rya nyuma, mugabo akaza akavuze ngo ndavuze ngo, iyo ndavuze ngo ntabwo ari ugomba kugera mu rugo. Hari ugomba kureka mugenzi wawe akavuga, kubahana, gusaba, gutanga imbabazi. Ko ibyo byose iyo bitabayeho rya shuri riradutsinda. Niyo mpamvu rero abantu bakwiye kongera bakagaruka bavuga ngo imyitwarire y'umunyeshuri muri iryo shuri imeze gute. Niba asimbuka ntabwo bizakunda, niba aryama agasinzira ntabwo bizakunda, niba abona mwarimu, hari ukuntu ubona mwarimu kumva ntumwishimiye, isomo rikagutsinda kwa kutishimiye mwarimu. Nubona mwarimu ntumwishimira riragutsinda. Wenda ndagira ngo mbahugurire ahubwo kumva ko bo bakwiye gufata inshingano zabo nk'abanyeshuri bari mu ishuri, nibazikora neza. Icyo nzi cyo nta muntu uzatsindwa muri iri shuri. Nta muntu uzatsindwa. Barabivuga mu gakuru kari ku ipaje 188 mugaragaza ko ubuzima bw'umuryango buri mu biganza by'abawugize. Gakuru murakibuka cyane, kazi cyane. Yego. Nakabanyuriramo muri makeya kugira ngo abantu bakumve, bamenye ko ubuzima bw'umuryango buri mu biganza by'umuryango, nta n'umwe uvuyemo. Ahangaha naje kuvuga ku musaza wari ushaje afite umwana w'umwuzukuru. Murabizi ko abana b'abuzukuru bizera kandi n'ubungubu barakizera ko muzehe azi ibintu byinshi cyane. Tubura muzehe wanjye azi ibintu byinshi cyane. Nuko umwana aravuga ati uyu musaza nabonye azi ibintu byinshi, kanze ngende njye kureba koko, njye guhinyuza niba azi ibintu. Umwana aragenda afata akanyugunyugu agashyira mu kiganza, arangije araza
agafate gutya abwira muzehe ati muzehe ahangaha barambwiye ngo umuntu ukuze wese aba afite ubwenge bwinshi cyane, none ndagira ngo nkubaze ikibazo n'ugitsinda ndamenya ko ufite ubwenge koko. Muri aka gapfunsi kanjye harimo iki? Akanyugunyugu. Nagafashe kapfuye cyangwa ni kazima? Namwe murumva ni ikizamini gikomeye. Uwagafashe arabizi neza ko kapfuye cyangwa se ari kazima. Nuko umusaza arareba aravuga ati rero ninza kuvuga ko kapfuye ashobora kukarekura ari kazima. Noneho ninza kuvuga ko ari kazima arakicira mu gipfunsi, noneho ubwenge bwe burabuze. Nuko umusaza aramureba ati rero mwana wanjye, buriya ubuzima bwako kanyugunyugu buri mu biganza byawe. Nubishaka urakarekura kapfuye, nubishaka urakarekura ari kazima. Niyo mpamvu rero nanjye navuze ngo nanjye kwa ngo sijye wahera. Nicyo nashakaga kuvuga, no kuvuga ngo ubuzima bw'umuryango buri mu biganza byabo, umugabo, umugore n'abana. Utujuje inshingano ze neza atuma bitagenda neza. Ni nayo mpamvu navuga ngo nibashaka ko umuryango ubaho neza uzabaho neza, nibashaka ko n'umuryango ubaho nabi uzabaho nabi. Aho ngaho niho nkomeza kubabwira ko uzakora inshingano ze neza akazishyira mu bikorwa neza, byanze bikunze azagira ubuzima bwiza, bazakundana kandi bazarambana ubuzima bwabo bwose. Wamugana ushaka kuvuga ngo sijye wahera. Abadukwikiye ni kuri iyo nkuru kuri gakuru ka kanyugunyugu umwana arafite mu biganza, mu kiganza cye, tugaseruzeho ikiganiro cyacu tuzirikana ko ubuzima bw'umuryango wacu, ubuzima bw'urugo rwacu ari twe uvuga abashakanye, abagize umuryango ari twe tubufite mu buzima mu ntoki zacu. Nidushaka ko umuryango wacu usagamba, nidushaka ko urukundo rwacu ruramba, rusugera rugasagamba, nitwe bireba, nitwe dufite inshingano yo gutuma urukundo rusagamba, rukura, rukomeza kugaba amashami, kandi tubishatse nanone nitwe twarusenya. Rero turimo kugana ku musozo, tugisaba padiri kugira ngo mu gusoza ugire ikindi ijambo cyangwa ubutumwa mwatanga muri rusange tutakomojeho, cyane cyane ko tutagiye tusoma urupapuro ku rundi ibikubiye muri agatabo. Murakoze cyane. Ibintu birimo ni byinshi cyane, ariko reka nze kuza kugaruka ku bintu bibiri gusa. Ibintu bibiri gusa. Buriya harimo n'undi mutwe nawo urimo kuvuga ngo ni icyakorwa. Ni iki cyakorwa kugira ngo noneho ubuzima bw'umuryango bube bwiza. Turabisanga ku mutwe wa 6 w'agatabo. Yego, icyakorwa ni iki? Icyakorwa rero hari abirimo, ntago ndi buze kuza kubishyiramo byose, ariko ngiye ubwo ndaza kuza kubabwira ngo niba jya hariya ku cyakorwa bazasanga harimo byinshi cyane. Ntago nibagiwe no gusenga. Uburya ngo urugo rudasenga rurasenyuka. Niyo mpamvu bavuga no mu Kinyarwanda ngo urwubatswe n'Imana ntago ruhungabanywa n'umuyaga. Urwubatswe n'Imana ntago ruhungabanywa n'umuyaga. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire ngo urugo rwose nirwubakire ku isengesho. Nibubakira ku isengesho bazaba bahuza cyane cyane n'ivanjiri. Ubwo nagira ngo abantu bataza kugira ngo ibintu birimo nta jambo ry'Imana riri muri iki gitabo, kuko nigeze mbikomozaho cyane. Ariko nagira ngo mbabwire ngo harimo iki gitabo nacyanditse nkoresheje ibitabo byagiye bisohorwa cyane na Kiliziya ku muryango. Muraza kuza gusangamo ijambo ry'Imana. Harimo urukundo nyarwo Paulo Mutagatifu arimo cyane, araza kugaragara nk'ishingiro, aho tuza kugaruka ku ibaruwa ya 13 Abanyakorinte ba mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 13. Yego, aho ngaho bikagaragara urukundo, igisingizo cy'urukundo. Udafite urukundo ntacyo waba uri cyo, n'ibindi byinshi cyane. Paulo Mutagatifu arakontribuwa cyangwa se araza kuvugwaho cyane ahangaha muri aka gatabo, kugira ngo yongere atubere koko urugero. Bityo icyo Imana yafatanyije ntihakagire umuntu ugitanya. Niyo mpamvu nshaka kuvuga ko gatanya itakagombye kuba iwacu mu ngo nkirisitu. Icyo Imana yafatanyije nta muntu ugomba kugitanya. Aha rero reka nongere mvuge ngo abashakanye
nibagire umuco mwiza wo kuvuga ibibazo nyabyo bibugarije. Hari aho nanditse ngo ibitavugwa, murasa kuza gusanga ibitavugwa, none ugiye kwivuga ni ibitavugwa mu mibano w'abashakanye kandi usanga biteje ikibazo gikomeye cyane. Ibitavugwa ni ibiki, biri hehe? Ibidakunze kuvugwa bituma abashakanye batandukana, ni kuri paji ya 48. Ibitavugwa, ahangaha niho ndimo guhamagarira abashakanye kuvuga ibibazo bya nyabyo bibugarije. Ahangaha nashatse kuvuga iki? Nashatse kuvuga ko hari igihe tujya mu manza bakaza kakubaya padi ndabagushaka, kazana n'uwo babana n'umufasha we, hanyuma bakaza bakakubwira, ariko kumva mu bintu barimo kukubwira nta kibazo kirimo cyumvikana byakagombye kubatanya, ariko si uko kitibuze, ahubwo nuko bose barimo kugica ku ruhande. Ahangaha ndagira ngo abantu babana bajye babasha kuvuga ibibazo byabo uko biri. Ngira ngo murabizi bikunze kuba bitavugirwa ahagaragara, ni bya bindi bibera ahatagaragara. Ubwo ndimo kuvuga cyane cyane nko ku mubano w'abashakanye. Reka mbyite dayeri nk'uko abantu bakunda kubivuga, reka mbyite igihe bari mu gikorwa cy'abashakanye. Biriya ni ibintu bikunze gutanya abantu benshi, ariko iyo baje mu manza kugira ngo babivuge biragorana, biba ikibazo. Aho rero harimo n'utundi twinshi cyane. Niyo mpamvu hano muri ibi ngibi bidakunze kuvugwa, abantu bazasome bumve bidakunze kuvugwa, ariko bishobora gutanya abantu, bazagerageze bajye bavuga ibibazo byabo uko biri. Akanyuma nasorezaho ni akajyanye n'umutungo. Buriya umutungo burya utanya abantu. Umutungo w'abashakanye bagomba kugira uruhare ku mutungo. Uko ari babiri bagomba kugira uruhare ku mutungo wabo bose. Ndabashishikariza iki? Kugira ububiko bumwe. Muri iyi minsi umugabo ashobora guhembwa akazana 1/2, ikindi ntumenye ahantu cyagiye. Umugore nawe ashobora kuzana 1/2, ikindi ntumenye ahantu cyagiye. Ahangaha ndagira ngo rwose tuze kuza kubwira abashakanye ko umubano w'abashakanye iyo habuzemo iki kintu cyo kuhuza umutungo, gutandukana biroroshye cyane. Nibahuze umutungo nk'uko bahuje umutima, nibahuze n'umutungo. Icyo gihe bizabarinda gukomeza kujya mu bintu byinshi. Ni ukuvuga ngo ibyo umugore yakiriye umugabo aba abizi, kandi n'ibyo umugabo yakiriye umugore aba abizi. Ibi ngibi bizabafasha kubaho neza, bizabafasha kugira inshuti zimwe. Ibyo ngibyo nabyo nibyo navuga. Kugira inshuti zimwe ni gute? Nuko nta nshuti umugabo agomba kwitaho umugore atazizi, nta n'inshuti umugabo agomba kwitaho umugabo atazizi. Bakagombye kugira inshuti zimwe, wa mutungo wabo ukabafasha mu gukemura cya kibazo cyo kugira inshuti zimwe. Nkakira inshuti tuziranyeho, bityo tugasezerera zimwe zitwangiriza aho kugira ngo zitwubakire. Aha nanone nkongera guhugurira ababyeyi b'abana cyangwa se ababyeyi babo kongera kugira wa mutima wa kimuntu. Umutima wa kimuntu ni uwuhe? Ni wa wundi ureka abana bakaba nabo ababyeyi, bakareka kwivanga mu buzima bwabo. Niba urukundo ari urw'abantu babiri, hanyuma rukagera mu muryango ruturutse ku bantu babiri, aba babyeyi nibareke abana babo babanze bafatira imyanzuro urugo rwabo, hanyuma babone kubagisha inama, kurenza ko ababyeyi bivanga muri urwo rujya n'uruza rwo mu rugo rw'umwana waho, bikarangira umugore yivumbuye akigendera, cyangwa se umugabo nawe agakura make kubera ko yabonye ko harimo akantu katari keza. Aho ngaho nigeze abantu bari buze kusoma baze kuza bazasangamo agatekerezo natanze ku buryo umugabo n'umugore bajya bahuza kuri ibyo bintu by'umutungo, kuko aho gatekerezo kagaruka cyane ku kuba umugabo yarabwiye umugore umunsi umwe ati ushaka ibintu tujye gusura mama wawe bambwiye ko yavuze mama gusa ngo mama ararwaye. Noneho umugore agira ngo umugabo yavuze mama w'umugabo, noneho umugore aragenda yihahira ibyo yiboneye, naho kumbi umugabo yari arimo kuvuga nyirabukwe ari we nyina w'umukobwa. Noneho bamaze kurira imodoka
bafashe bya bindi umugore abonye ibintu yaguze, umugabo amubwiye ko bagiye iwabo kwa nyina, umugore atangira kumusaba gusubira ku isoko. Namwe nimutekereze icyabayeho nyuma ukuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo mu rugo ababyeyi bose bakagombye kuba bafatwa kimwe, araba umuhungu araba umukobwa bagafatwa kimwe, hanyuma umugabo n'umugore bakumvikana uburyo bagomba kubana n'imiryango, aho bizabafasha cyane. Murakoze cyane. Murakoze Padiri. Ararekwa ntashira. Ngira ngo asa naho yadufunduriye agaseke, kuko ntabwo yagapfundura ngo tugane ku gitabo cyose cyangwa paji 200 muri uyu mwanya dufite. Twagiye duserura gusa tubereka ibikubiyemo. Ubwo rero abashaka igitabo ngira ngo niho twagira ngo dukomoze. Uwashaka igitabo kugira ngo yisomere, amara inyota, ashira inyota, arebe n'iryo banga, arishyire mu mutima we, arishyinga umutima we, yagisangaho igitabo. Murakoze cyane. Jewe ubundi nakoze iki gitabo ntago mu ntangiriro nashakaga kukigurisha. Kuko nashakaga kuvuga ngo ndatekereza ko twashakaga kugishyira muri serivisi Parote pour la famille iyo barimo gutanga ubu ngubu, ariko kubera ko itari yagira uburyo bwo kuba twajya tuyiha ibitabo ngo printing ibishyire hanze, yewe mba nifashishije kujya gukora akangaka, hanyuma ntuzana ari dukeya cyane kugira ngo nye nduha abantu nibura bashyingiwe. No kuwa gatandatu hari umuntu nagahaye washyingiwe, hanyuma agende yajye gusoma ibanga. Ariko ntabwo bivuze ko kadashobora kugurishwa. Haramutse hagaragaye ubushake bw'abantu bashobora kuba bagura, ari byo umuntu yashaka dukeya mu bushobozi bukeya, hanyuma kakajya ku isoko buke uko kagenda kajya ku isoko, ubushobozi bugenda buboneka kandi abantu bikabagirira akamaro. Ariko wagakenera, nimbona hari abantu benshi bakeneye kuba bagasoma, ndumva umuntu yagerageza akasohora dukeya two bakifashisha. Murakoze cyane. Murakoze. Turabashimiye kwa Padiri, tubashimiye ku nkunga muhaye sosiyete nyarwanda ndetse n'igihugu, kuko ari igihugu, ari kiliziya, bishingiye ku muryango. Umuryango udafashe igihugu ntago cyakomera, na kiliziya ntago yakomera. Ibitekerezo mwatanze muri agatabo, ibitekerezo mwatugejejeho mugejeje ku bazabasoma, ni ibitekerezo bishobora gufasha umuryango babishatse, kuko mwagiye mutunga agatoki ibibazo mugatanga n'igisubizo. Kandi turahamya ko iri banga ryafasha benshi, ryafasha ingo nyinshi. Turabashimiye cyane, kandi twizeye ko atari cyo gitabo cyanyuma mushyize hanze. Muzakomeze murebe sosiyete nyarwanda n'ahandi ku isi, mu bibazo byugarije isi muri rusange, mutangiye umusada, mutangiye inkunga, kugira ngo hari andi mabanga ashobora gutuma isi irushaho kuba nziza. Murakoze cyane. Ndatekereza ko ibanga ritazaba rimwe gusa, ahubwo tuzakomeza duhige n'irindi ryadufasha kubaho kandi tukabaho neza. Turabashimiye. Musoza igitabo cyanyu, musozesha amasengesho. Natwe mu gusoza iki kiganiro, sinzi isengesho mwumva ryafasha abadukurikiye kugira ngo ducutse ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Hano muri iki gitabo harimo amasengesho agera muri 4. Amasengesho agera muri 4. Icyo nashakaga gukora nuko nashakaga ko nibura ababyeyi cyangwa se umuntu waguze kino gitabo cyajya kigaruka mu buzima bwe. No kubera iyi mpamvu, no kuvuga ngo hari isengesho ry'ibwite ry'abashakanye. No kuvuga abantu mu gusenga kwabo, irya sengesho navuze rya nimugoroba, bajya bavuga, bajya bagerekaho iri sengesho. No kuvuga ngo aka gatabo kazaba kabaye n'agatabo karimo n'isengesho bazajya bifashisha, bityo gakoreshwe buri munsi. Harimo isengesho ry'umugore utwite. Kuvuga ngo igihe cyose umugore atwite aramutse agafite, akazajya avuga rino sengesho, urumva agatabo kazaba kabaye navuga nk'ingirakamaro ku rugo. Harimo isengesho ryo gusabira abana.
muri rya sengesho ryacu rya nimugoroba mu rugo dufashe umwanya wacu tugasabira abana byaba byiza cyane. Hanyuma hakaba n'isengesho ryo gusabira ababyeyi, ni ukuvuga abana nabo bafashe umwanya wabo bakajya basoma aka gatabo, bashobora kugera kuri iri sengesho ryo gusabira ababyeyi. Bityo mu isengesho rya buri munsi hakabaho gusengera urugo mu isengesho ry'abashakanye, umugore utwite akaba yavuga isengesho, bagasabira abana babo ndetse abana bagasabira ababyeyi. Hanyuma agatabo kakaba gahindutse ubuzima, kakaba gahindutse isengesho rya buri munsi. Uyu munsi rero ndumva ngira ngo turi buze gukoresha ririya sengesho rya mbere dusabire, nubwo ari isengesho bwite ry'abashakanye, ni isengesho bwite ry'abashakanye, ariko abashakanye ndagira ngo bahugurire ko bajya barivuga cyane. Iri ngiri dukunda kurivuga iyo abashakanye bamaze gusezerana, hanyuma bakongera bakarisubiramo bakarivuga. Ngira ngo abenshi bariheruka kiriya gihe ngira ngo, ariko uyu munsi ndagira ngo abashakanye bajye bitoza kurivuga, reka twe kurivuga nk'aho turi abashakanye, ahubwo dusabira ababyeyi. Dusabira ababyeyi, ubwo ndavuga isengesho rya kane ririmo hano muri aka gatabo, dusabira ababyeyi, hanyuma ababyeyi babashe kurera gikristo. Kandi tunasoza tunashimira abantu bazadukurikirana muri iki kiganiro, tubabwira ko buri wese yakagombye kugira uruhare mu gukunda umuryango, ndetse kugira uruhare mu cyawuteza imbere n'icyatuma abashakanye barambana kugeza ku iherezo cyangwa se ku rupfu nk'uko babisezerana. Reka rero dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amina. Mana wadutegetse kubaha ababyeyi no kubafasha, wite ku byo mvuga mbasabira. Ineza bangiriye simbasha kuyibitura, bandeze nkivuka bantunga ubudahwema. Nawe iyo neza uyibiture, ubarindire roho n'umubiri, imirimo yabo ibagirire akamaro, imitima yabo uyihe gutuza, ubahagarareho mu makuba yose, nuko bashimishwe nawe. Nyagasani, abo babyeyi banjye ubahe kurama no kunyurwa n'ineza abana babo babibitura. Nanjye umfashe mbakunde, mbatunganyirize iminsi yose, maze twese tukubahe hano mu isi, tuzabone ubuza twese kugusingiza iteka ryose mu ijuru. Amina. Niyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubundi iteka ryose. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.